ese koko umuhanzi w'umunyarwanda Itahe Iwacu Bruce uzwi nka Bruce Melody yaba yarahaye gatanya umugore we Catherine cyangwa n'amagambo gusa nta kuri muri ibyo ngibyo bya divorce? Ariko hari amakuru atugeraho aho wo bita uyu Bruce Melody yatangaje ibijyanye n'umuryango we ndetse na divorce ubwo yavuganaga n'itangazamakuru aho yari yagiye kwa MI aho yatangaje ibintu byinshi. Gusa ibyo bya divorce ari kubivugaho nta bidasanzwe byari birimo, ahubwo ibyo yavuze nyuma ya divorce nibyo byakomeje gutera abantu ubwoba. Barakomeza baribaza bati ese bishoboka bite? Ni gute Bruce Melody yavuga amagambo nk'aya ngaya? Ubundi abantu bazi ko Bruce Melody akunda gutebya ibintu bisanzwe, ariko none ibintu yavuze ni ibintu bidasanzwe kuri Bruce Melody, ibintu biteye ubwoba. Noneho rero ubundi ukuntu ibintu byatangiye aho ngaho uri kubona ibyo ngibyo uri kubona, urabona ko Bruce Melody ari mu modoka aho ngaho. Rero hari ku munsi yaraje guhura na nura muhanzi bita The Ben. None icyakurikiyeho muri ako kavideo ibintu abantu bakomeje kuvuga nibyo bintu dutangiriye iyi nkuru, ariko nabwo birimo message ndaza kugusobanura neza. Nkuko ubibona urabona ko Bruce Melody yicaye inyuma, urabona ko imbere hariho abantu nyine bamutwaye bisanzwe. Imbere iyo urebye imbere neza niba uzi Kigali uza hano bita Kicukiro Sonatube, urabona ko ariho bari bageze. Urabona ko byari ibintu bimeze neza, bari bagiye kugera hara kuri Silverback. Ariko ikintu cyakomeje gutungura abantu ntago ari icyo ngicyo, ahubwo reka nkubwireho gatoya ibintu uyu muhanzi Bruce Melody yavuze, maze ndahita ngusobanura iby'iyi video nkweretse bihurize n'umugore we bita Catherine ndetse n'uwo bise Inshoreke ye Mamira Diva. Ariko rero mu kiganiro uyu Bruce Melody yagiranye na Irene yatangaje ko ubundi Irene yamuhoje ati ko hari amakuru yavugwaga avuga ku mugore wawe, bavuga ko waba mwaba mwaratandukanye ukajya gushaka ikizungerezi Mamira Diva. Mamira Diva muramuzi. Nuko rero uyu Bruce Melody mu gahinda kenshi yatangiye ibi bintu yabivuze ababaye cyane. Yabivuze nyine ari umuntu wahise ufata indi sura yo kubabara, aho yavuze ati yatangaje amagambo ati nta muntu natumiye njya kubaka kandi mfite uburenganzira bwo kwigarurirwa n'uwo nshaka. Urumva ayo magambo ukuntu yavuze ati nta muntu natumiye njya kubaka kandi mfite uburenganzira bwo kwigarurirwa n'uwo nshaka. Arangije arakomeza ati ndi proud y'umuryango wanjye kandi ntuzongere kumbaza icyo kibazo. Abantu rero bakibyumva batunguye cyane, gusa ntihari hakaje ikintu cyatunguye abantu benshi, ari cyo ngiye kukubwira. Ibyo ngibyo rero byose tumaze kuvuga nta kidasanzwe kirimo, ahubwo icyakurikiyeho nicyo cyakomeje gutungura abantu benshi. Ubwo Bruce Melody yahise avuga ati ibyo sibyo, ibyo kuvuga ngo nahawe divorce umugore wanjye sibyo. Ariko arenza akajambo kakomeje kuvugisha abatari bacyano ku mbuga nkoranyambaga, ari nabyo nawe bigiye kugutungura. Yavuze ngo ibyo sibyo byo guhabwa divorce cyangwa guha divorce Catherine umugore wambyariye abana babiri. Yavuze ati ibyo sibyo, ariko ashobora kuba umusilamu. Bruce Melody yavuze ati ariko shobora kuba umusilamu. Bruce Melody yavuze ati shobora kuba umusilamu, kandi murabizi ko abasilamu bashaka abagore benshi, biremewe rwose mu idini rya Islam. Arangije arakomeza aravuga ati ntabwo nkunda abantu bavuga ku muryango wanjye. Ubwo ngewe ndi kubivuga ngo wenyine nkuko yabivuze, ndi kubivuga nka wenyine. Ntabwo nkunda abantu bavuga ku muryango wanjye. Aravuga ati buriya kuvuga ku muryango w'abantu ntabwo ari ibintu byiza, nabo bivugaho bashaka babireke, ngo kubera ko buri gushyira hanze umuryango, kandi ngo abana ni ikintu cy'ingenzi umuntu yagakwiye kwitaho, kubera ko ntabwo ari ngombwa kugira ngo baze mu bintu nk'ibindi, ngo n'ubavugaho agende gake kubera ko ashobora kumererwa nabi. Noneho rero ya video nakweretse nkwereka ngo bari bagize Kicukiro Sonatube, hari ikintu kigaragara abantu bakomeza kuvuga bati ibi bintu ni ibiki. Nkuko ubibona rero tubigarutseho gatoya, urabona ko hari imbere ariho hatweretse kari Kicukiro Sonatube uva aho biti Kanombe. Ari nabyo bintu byashimishije abantu bamwe na bamwe, bavuga bati wa mugani Bruce Melody nuko yari yaragiye hanze nyine nk'umugabo wari we wese, ukuntu abagabo bajya bagira bakajya hirya bakibeta bakajya gukora ibintu bitemewe. Aho ngaho rero nibwo abantu bahise bavuga ati Bruce Melody n'ubundi ari Kanombe
ari Kanombe rwose ni ibintu bigaragara kubera ko avuye Kanombe kuko uwo muhanda uvuye Kanombe ni ibintu byashimishije batari bake. Ariko noneho ikindi kintu ngiye kukubwira n'uburyo abantu bagiye batandukanye bagiye bagaruka kuri iyi nkuru, harimo nko bita Dumba we ari mu bantu bayikongeje cyane, ni umubro gukomeye hano mu gihugu cy'u Rwanda, ubwo yavugaga ati Mamila Diva waretse umugabo w'abandi. Ubwo Mamila Diva ni umugore bita Inshoreke cyangwa se uwo mugore wa kabiri wa Bruce Melody. Bruce Melody mu biganiro rero yagize ntabwo yashatse kubihakana, ntabwo yabihakanye ko yaba afite undi mugore yaba yaragiyeho, ariko nabwo ntiyabyemeje ngo avuge ati byari ibyo bavuze, ahubwo yashaka kugaragaza ko atanze gasopo ku bantu bakomeza kuvuga ku muryango. Icyo gihe rero mbere nibwo twabonaga abantu bagiye batandukanye ba influencer, ba Kazunka Boss, ba Godfather bagenda babigarukaho. Bruce Melody yatangaje ko rero ibyo byose igihe babivugaga ngo nta mwanya yarabifitiye, ngo nta nubwo byamubabaje nkuko Irene yabimubajije, yavuze ko nta mwanya yarabifitiye ahubwo yari yifitiye akazi kamuraje ishinga. Ibyo ngibyo nyine nawe yarabyumvaga ariko atabyitayeho, nta mwanya bifitiye. Hanyuma rero ikintu ugomba kumenya muri kano kanya, tugendeye ku magambo Bruce Melody yavuganye na Irene, biragaragara neza ko umuhanzi bita Bruce Melody abana n'umugore we Mamila Diva. Tugenda no ku bimenyetso by'uko twabonye avuye i Kanombe kandi ariho tuzi atuye we n'umugore we. Urumva rero ni inkuru nziza, ni inkuru itari mbi, nubwo wenda yaba nk'umusilamu, n'abasilamu ntabwo babayeho nabi buriya kuba afite umusilamu bafite abagore barenze umwe, ntabwo ari ibintu bibi, ni ibintu nabo ni imyizerere yabo. Rero Bruce Melody n'abahinduye imyemerere nta gitangaza cyaba kirimo mw'abantu mwe. Icyo mwamenya cyo nta divorce yahawe, ndetse urugo rwabo rumeze neza. Ikindi Bruce Melody nibyo narababwiraga na mbere, Bruce Melody akunda abana be, ntabwo byamworohera guhita avuga ngo aragiye asize abana, ntabwo ari ibintu byamworohera bitewe n'ukuntu tumuzi. Ni umuntu ushyira mu gaciro, ni umuntu uzi ubuzima yavuyemo, rero ntiyakemera kubona abana be bandagara ku muhanda cyangwa se babayeho nabi, dore ko ari abana agaragariza urukundo rufatika, nkuko yashyizeho tatu ku mubiri we y'abana be, ndetse n'ibindi byinshi agenda akora bigaragaza urukundo rw'umubyeyi akunda abana be. Reka ngushimire wowe twabanye, nkwibutsa ko ariko uyu muhanzi Bruce Melody afite indirimbo nshya yitwa Munyakazi, ni indirimbo nziza, ni indirimbo twapininze hasi mu kiganiro. Niba umushyigikira cyangwa se niba umukunda, kanda kuri iyo link maze urebe iyo ndirimbo ukomeze umuteze imbere, kubera ko buriya ni byiza cyane guteza imbere umuntu ufite umugore ndetse n'abana, kubera ko iyo umuteje imbere ubwo buryo umutejemo imbere nibwo baba ugiye gufasha abana be, maze ibintu byose bikagenda neza cyane. Reka ngushimire, nkubwire ngo wakoze kubana nanjye muri iki kiganiro kigufi yanjye twari kumwe, njye bita Hubert. Ibi byose ubikuye niho bita kuri Mega TV Rwanda, ntiwibagirwe gukora subscribe, like, share na comment. Reka ngushimire, nkubwire ngo naho ubutaha.